Ka kajwi utuye muri Amerika, kuki ukunda kubabaza abanyarwanda, ukunda kubatuka ibitutsi, ukabababaza cyane, ukabatera intimba ku mitima yabo, ugafata abakomediye n'abandi bantu runaka ukabababaza cyane, ukabatuka ibitutsi bitabaho. Jya utwihanganira ibitutu dutuka, kubera yuko natwe turi abakomediye bagenzi bawe. Ntugatuke umuntu utazi, ukabona abantu utazi ubabonye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku zindi mbuga zitandukanye ukabatuka. Urabatuka ukababwira nabi, ugambiriye kubasetsa cyangwa ugambiriye gusetsa ikiremwamuntu, kandi mu by'ukuri uba uri kubabaza Imana. Ka kajwi isubireho, ka kajwi wanutse, ka kajwi watutse buri umwe wese, ka kajwi kuki watutse uriya mukobwa witwa Aisha, wamutukiye iki uzamusaba imbabazi. Ka kajwi nakuroteye inzozi mbi, ka kajwi uzareke gutuka abari ku isi, uzareke gutuka abantu b'Imana, ahubwo uzayoboka inzira nziza. Watangiranye content yo gutuka abantu, ubukire warabubonye, amafaranga washakaga warayabonye, ariko mu by'ukuri ndakeka yaba aguhagije. Ese urashaka amafaranga arenze ayo umajije gukorera uri muri Amerika? Birababaje. Gutangira babwira yuko ka kajwi yanutse nanjye, ka kajwi yatutse Aisha, ka kajwi yatutse wa mugabo Mpano y'Imana. Mpano y'Imana ni umugabo wagaragaraga ku mbuga nkoranyambaga, aramutuka cyane amuziza yuko afite impano ye, kubera yuko ari impano y'Imana. Yamuzizaga impano ye kuko ka kajwi ntawe wigeze amuhora impano ye. Ese gutukana bivamo iyihe nyungu? Ka kajwi watutse umuhungu witwa Byogo, watutse umuhungu witwa Pusuri. Ese kuki wahemukiye ino channel yitwa Rwanda Official Show? Hari n'abandi bantu batandukanye wagiye utuka. Ka kajwi utuye muri Amerika, isubireho uhindure content, nutigaragaza ndabizi nawe ugenda ngo abure, nawe ugenda ngo ahishe isura ye burundu. Isura bamwe na bamwe bayikozeho ubushakashatsi barayibura, ariko mu by'ukuri mfite icyizere yuko isura yawe nzayibona. Ka kajwi ntuzongere gukora amakosa yo gutuka abaturarwanda. Ka kajwi ntuzigere ukora irindi kosa ryo gutuka abantu ngo uri kugendera kuri content yawe ugamije kubasetsa. Uri kubabaza Imana yakuremye, uri kubabaza Imana yaremye abantu. Isubireho. Mwese mugane kuri YouTube yitwa Rwanda Official, mumuhe subscribe, mukande like, comment. Murakoze. Nta kanyanga ntaki oya, hari umugira uhari ariko hari imyumbati, ariko narwo rurahari, hari imyumbati wanyegeramo muri Amerika ngo ni mwijuru ngo nta kitahaba. N'ingegera zirahaba kanzwe wanyegeramo.